aho umuntu agira gutya yikunda akibagirwa n'umubyeyi wamubyaye, ku buryo ugira gutya uteguka ajya nko mu cyaro ugasanga nka mama wari unakuzi umukire ufite amamodoka ino ufite amazu yambaye nk'umutindi, naho yabyawe n'umuntu waheneberewe, yarahenebereye arikunda, yitwa ko anasenga. Benshi banabikora n'ababa mu nsengero. Abantu bazaba bikunda ugira gutya ukaba warwara ukajya mu bitaro, ahubwo umuntu akajya nigeze byambayeho jewe, byambaho nigeze kurwaza umwana wanjye w'imfura bamwopeye, ngiye kumva numva umuntu umwe mu bayobora itorero abizi ko naraye mu bitaro umwana bamwopeye, numva arimo arambwira ari umukozi w'Imana, none se ikinya nicyamushizemo ngo uzubwirize ko hana amasengesho yashyushye ni ngo iki muyobozi, umwana ikinya nicyamushizemo ngo uzubwirize ati twakohereza n'umudiyakoni akaba mugutsigara ku kazi ukabwiriza. Ngako no kwikunda kweri, nta nambaje kwin telefone ba muri momo, nta nambwa yohereze ibinyomoro by'umwana, subwo arampamagaye ngo nze mbwirize, tuko si ukwikunda koko. Ubuhenebere rero abantu benshi babutewe n'ibihe bakandagiyemo, bibasaba ibintu byinshi, bibategeka gutanga igihe kirekire runaka kandi batagifite, bikabakururira ubuhenebere. Ariko iyo aba bantu bari bamenyira ijambo bagendana n'igihe kandi ubuhenebere bukavaho ntibugumeho. Sore ntatinyuka kujya kurambagiza umukobwa afite imfunguzo zizipima nk'ikiro kandi zitagira aho zifungura. Kuriya suku irarira koko. Biracyabaho rwose. Umukobwa yakoze ubuko umusore yamubwiye ko afite inzu, agiye kubona abona umwishyuza buri ku kwezi araje, tese kwambwiye ko ufite inzu shere, ati nagira ngo utanyanga nta nzu ngira, ati nizi ntebe nubona baje kuzitarura si izacu nizo natiye. Ubwo niyiraririye koko. Turabaramukije bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ibihe byiza. Mwarabyumvise cyangwa se mwaranabibonye ko twatangiye channel nshyashya yitwa Mama Lionel, ari naho uyu mwanya nyine turi, nahantu tuzajya twungukira nkuko yabitubwiye mu biganiro byabanje. Ni mu cyumba cy'amasengesho, n'abantu bazajya basubirizwa dusenganye, kuko si Mama Lionel utanga ibisubizo, saba yigisha batanga ibisubizo, ahubwo Imana dusenga ni ibitanga, kandi turayizeye twese hadufatanije namwe. Uyu munsi rero Mama Lionel arahari, muramubona, turi kumwe na Ev.Reverien, nawe turi buze kubana aganira natwe ijambo ry'Imana. Reka tubahe umwanya abanze baturamutse, mpere kuri Mama Lionel. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndi Mama Lionel, ariko amazina nitwa Nyirabagenzi Alice, ndi umubyeyi mfite umugabo n'abana 3. Imana iduhana umugisha. Amen. Reka twakire Ev.Reverien nawe kuri uru rubuga rushya. Yego. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Nitwa Mukunda Mfura Ev.Reverien, ndi umugabo mfite umudamu n'abana 2. Ya, murakoze cyane. Nabivuze ko ari urubuga rushya, ubwo murabizi ko Mama Lionel tumukunda turi benshi, namwe mumukunda, mubwire na za nshuti zanyu zose, mumubwire ko Mama Lionel afite urubuga rushya rwitwa Mama Lionel, mubasangize mukore subscribe, nabyo bari byiza cyane. Okay, tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere ko dutangira kuriganira, reka nsabe Mama Lionel asenge kubw'inyigisho. Mana, turagushimiye ko uri umukunzi wacu, kaburi n'umutunzi w'imbabazi, kaburi Imana y'amaboko, urashoboye, uri Imana iteye ubwoba, aho userutse nta kitambika, tabara nk'Imana ugatabaruka nk'intwari. Tugushimiye ko uko ari kuteye, uri Imana inyuranye ibihe. Aya masaha tugiye kuganiriza abantu bawe, turasabye ngo amagambo yawe tugiye kuvugira hano uyakurikirane, kandi umuntu wese agera aho amugirira umumaro mwinshi cyane. Ndagushimiye kuri Imana ibikora neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira iby'ibihe navuga ngo turimo, ariko byatangiye burya Yesu aje mu isi, niko abahanga muri teologiya bavuga iby'imperuka. Turi mu bihe by'imperuka, mu minsi ya nyuma. Paulo yayivuze aravuga ngo
umenye ko minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya ko abantu bazaba bikunda bakunda impiya. Ubwo turi kumwe turi muri Timoteyo, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 3 kuva ku murongo wa mbere, bazaba bikunda bakunda impiya, birarira bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera. Batumvira ababyeyi babo. Hari igitabo ndi gusoma muri no minsi kivuga ko burya ababyeyi ngo bafite umugisha ku bana babo, ko byagenda kose yabakijwe yabatanakijwe. Ubwo kukantu mboneyeho gutanga n'ubwo butumwa. Kubera ko hari abantu usanga bata mabihorera nta kigenda, burya ngo bafite umugisha wawe ujye umwubaha. Hanyuma reka mpere kuri Mama Lionel. Iyi minsi ni iminsi igoye, kamere kuri ijambo ubuhenebere buriho. Ubuhenebere buriho cyane uko tubusoma muri Bibiliya. Maze iminsi nsoma iri jambo. Ubu buhenebere buriho buri muri no mirongo. Ahubwo mbona hari n'ubundi buri kwiyongera ahubwo butanditse. Kuko abantu bazaba ari n'abagome, ntiburimo hano ntibyanditse. Ubundi hari amagambo yandi yakakwiyemo kuko abantu bazaba ari n'abagome. Buhenebere bwanditse bongeyeho n'ubundi ku giti cyabo burahari. Imana tugirire neza. Reka Reverien nawe dufashe ngo iyo minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Kuki Paul yabivuze muri kiriya gihe kandi abantu baravuga ngo kiriya gihe ibintu byari bitarakara kuresha kugeza nkuko bimeze uyu munsi? Murakoze. Ntago ndi buvuge mu by'iki gihe kubera sinari imari, ndavuga mu by'iki gihe. Mu by'ukuri ibihe birushya birahari, ariko Paul yavuze ko arimo atambutsa umuburo kuba Kristo. Buriya ijambo rije riba ari kuburira. Yavuze ko muri iyi minsi turimo harimo ibihe birushya umukristo. Abantu ntibanyumve nabi, hari ijambo rikomeye dukunda kugenda ruvuga ngo ibyiza biri imbere, ariko wahagera ugasanga hari ibirushya ahubwo. Hari ibirushya. Ubu buhenebere rero abantu benshi babutewe n'ibihe bakandagiyemo, bibasaba ibintu byinshi, bibategeka gutanga igihe kirekire runaka kandi batagifite, bikabakururira ubuhenebere. Ariko iyo aba bantu bari bamenyira ijambo bagendana n'igihe kandi ubuhenebere bukavaho ntibugumeho. Uguhenebera ni ugusubira inyuma gukabije kugeza ku rwego wihakana Imana. Ni ugusubira inyuma gukabije kugeza ku rwego ibintu by'Imana bifata nk'ibintu bisanzwe, kugeza mu gihe uvuga ngo Imana nayo izashyiramo bavuga ngo ni imiyaga cyangwa tolerance. Ubwo ni ubuhenebere. Ego nayo irabibona ngo nayo ni Imana. Ego ni umuntu w'umugabo. Ibyo bituruka ku buhenebere bukabije. Reka duherere ku ijambo ko Paul akoresheje amagambo akomeye, navuga ko akomeye, ngo bazaba bikunda. Abantu bazaba bikunda se ko bazaba bikunda cyane ahubwo. Iri jambo bazaba bikunda cyane. Ndabibona muri ubu buzima cyangwa se muri iyi minsi. Aho umuntu agira gutya yikunda kibagirwa n'umubyeyi wamubyaye. Ku buryo ugira gutya uteguka ajya nko mu cyaro ugasanga nka mama wari unakuzi umukire ufite amamodoka ufite amazu yambaye nk'umutindi. Naho yabyawe n'umuntu waheneberewe. Yarahenebereye arikunda. Yitwa ko anasenga. Benshi banabikora nababa mu nsengero. Abantu bazaba bikunda ugira gutya ukaba warwara ukajya mu bitaro. Ahubwo umuntu akajya nigeze byambayeho jewe. Byambaho nigeze kurwaza umwana wanjye w'imfura bamwopeye. Ngiye kumva numva umuntu umwe mu bayobora itorero abizi ko naraye mu bitaro umwana bamopeye, numva arimo arambwira ari umukozi w'Imana. None se ikinya nticyamushizemo ngo uzubwirize ko hana amasengesho yashyushye. Ni ngo iki muyobozi? Umwana ikinya nticyamushizemo ngo uzubwirize, ati twakohereza n'umudiyakoni akaba mugutsigara ku kazi ukabwiriza. Ngako no kwikunda kwere. Ntanambaje kwin telefone ba muri momo. Ntanambwa yohereze ibinyomoro by'umwana. Subwa aramamagaye ngo nze mbwirize tuko si ukwikunda koko. Arwabye bagabati kuri Mama Lionel we yavuze ati abantu barikunda, wenda akavuga ati Mama Lionel arakundwa n'abantu benshi wenda bamugeraho. Namwe bavuga butumwa se mubona harimo kwikunda ko tuzi ko kubwo abantu babakunda bagira bavugisha bakeya. Icyo kibazo umuntu yarakigize wari wansuye aho ku bitaro umwana bamwopeye. Numvaga ntari bubonaho nkwiza amafaranga n'ibiryo. Narabitangaje cyane
nta no mu mbuga mbamo mbabwira ko umwana wanjye ejo bazamwopera mu rugo mbabuza kugemura ndabwira rwose byapfa ubusa ahubwo yewe ndi bunarwarize muri rubanda rwinshi sindi bufate shambure kugira ngo aho ndi burwarize babone babashe kurya abantu babone ko abantu b'Imana bagisurana yego ko byagejeje saa 6 inzara iranyishe saa 9 numva ndapfuye ngize Imana mbona abasiramu bazanye ibiryo njya gusaba ngira isoni zo kubwira mu rugo n'uburyo nabiriyeho umunsi wa kabiri shwiya habwo nkajya mbona banyereza message umwana mezate Imana iramukiza Imana ukorera iramukiza n'ukuri nuko nabyara nkabona nuko ntimuzakangwe nuko ngo turi abasitari ngo turakundwa byatari twamenye ko abantu bakunda ibituvamo badakunda ibitujyamo anese mba ndeba niyo ndi mu bitaro inshuro mbyaye n'iki mba numva abantu ntari bubonaho mbakwiza abantu bazaba bikunda nimwemere ko abantu twarahenebereye ahubwo dushaka umuti tuve mu buhenebere abantu barikunda abantu barikunze biteye ubwoba muri no minsi uragira gutya wanyura no kumuntu ukamubwiza ukuri ko mbona mboraye kandi uzi ko hari cyamurengera ukamwandikira no ku WhatsApp akakubwira ati Imana usenga ntiyagukoze isoni ndagusengera nuko nukwikunda abantu bazaba bikunda nibyo turabikomerezaho rero kuko hari ingingo nyinshi ngo bakunda impiya Reverien Paulo yaravuze ngo gukunda impiya ni n'umuzi w'ibibi abantu kuri iminsi mu by'ukuri bakunda imishya ejo muri hari ikintu cyabaye mbere ho gato kitaraba umuntu avuga ati sinasiba n'umunsi umwe abana babaho gute se ngo nze ngo ujye gusenga ati no ku cyumweru ndakora ariko tinumva ijambo ry'Imana kuri radio tubwo sinasi umunsi umwe abana bakabaho ngiye gushaka y'ibirayi kumbi n'ugukunda imiya ariko ejo bundi bavuze ngo guma mu rugo abantu baguma mu rugo kandi barakomeza bagira gute ntibapfuye barya n'ibiruta ibyo barya ubuze ko ngo karibuka hari message yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ngo buse wa mwanya wari waravuze no kutari kujya mu nsengero ngo bungutse mwapfuye se kutagiye mu rusengero ya maturo se wari waranze gutanga ko nta nawe uri kuyatanga none ubu none arimo arajya kuri konti yawe nahandi bituruka mu gukunda imiya abantu umuntu usanga afite amafaranga kuri konti ariko akabona nayo nta muhagije kandi ikindi ahantu abanyumva ntibanyumve nabi nuko ngo abantu dufite amaso ariko ibyo dukwiye kureba si byo tubona umuntu wese afite amaso amwereka abamuruta ariko ntafite amaso amwereka abaruta ahirimbana yo kugira ngo arebe ko yaruta babandi akabona amafaranga afite nta muhagije iyo babagiraga baso abona bo baruta byabongeramo kudakunda imiya bikabongeramo mu gushima Imana abantu bagakundana ariko umuntu wese uriya yubatse inzu ebyiri nanjye nzubaka 3 abyuka saa 10 nzajya mbyuka saa 8 nibyo biba mu bantu nta kindi n'ugukunda iki n'ugukunda umwanya abantu baha Imana barawuze barogabanyije bituruka mu kunda reka mbihurize n'iki ngiki mbaze mu Lionel ngo birarira bibona kwiraya ngo banibona kandi banasenga da kwirarira rero byo ndabyerekeza cyane cyane mu rubyiruko umusore ntatinyuka kujya kurambagiza umukobwa afite imfunguzo zizipima nk'ikiro kandi zitagira aho zifungura kuriya sukwirarira koko biracyabaho rwose umukobwa yakoze ubuko umusore yamubwiye ko afite inzu agiye kubona abona umwishyuza buri ku kwezi araje tese kwambwiye ko ufite inzu shere ati nagira ngo utanyanga nta nzu ngira ati n'izi ntebe nubona baje kuzitarura si izacu nizo natiye ubwo niraririye koko abantu baza kwirarira ngo nzaku 800 umunsi ubu kukagera wabuze na 300 ese usibye kwirarira ubundi umukobwa utunze baramugukopye baramuguhare ubuntu ko bitanditse se bimeze gute birani ingaruka zo kwirarira bivanze no kwibona undi kwirarira bona ko byabaye nk'imvange y'ubwibone uravugana n'umuntu nta murongo wa bibiri afite yati aro hari abantu bajya bungira n'abantu banyirariraho byatari unakanyirariraho ati Mama Lionel ati tigiye ubu mfite imodoka yananiye ari n'uwambesha imodoka tiyaryo umugabo wese umukanishi nubuhe bwo karambwira ati yo ngiyo yayishobora ati nzakaguha ajya gakora nawe utwara akamodoka mbega umwuka wo kwirarira hashize imyaka 2 abimbwiye nimba
nimba atarageraho kari ntumbaze no kwirarira bivanze no kwibona sanga umuntu arajya gushima Imana yuzuye ubwibone buvanze no kwirarira Haleluya ndashimira Imana yamaze iminsi ndi mu ngendo zo mu kirere umunsi w'ejo turi kuza pilote yaratubwiye ngo twambare sentire birakomeye ati ibicuruzwa byanjye so byari byahezeyo so none ndashimira Imana ati amen ndashimira Imana ko byahageze amahoro kandi ugashaka ituro atanze ry'amagambo yose avuze ibyo byitwa kwirarira bivanze no kwibona. Amashimwe nkayo ngo nakomeretsa abandi bari mu rusengero ubundi amashimwe nta nubwo akenewe hari amashimwe tudakeneye hari amashimwe adakenewe amashimwe atagira aho akura umuntu ngo agira hamugeza ubundi amashimwe urajya kuyavuga ngo amarira icy'abantu ngo songo ndashima Imana ukavuga ikiramo n'icyongereza cyinshi cy'ibyo wize ukabona uburyo bwo kwirarira no kwibona. Abantu nibakizwe iki kintu kwirarira no kwibona niba bikize uyu ni umuzi w'ibyaha. Ibyo gutukana twabe nk'abivugaho bwo ngo batumvira ababyeyi babo mwese muri ababyeyi mufite n'abana banyu kandi namwe mufite abo mukomokaho ni ingingo ikomeye cyane nimba nk'ubikomoza abantu bona harimo bavuga ati turakijwe n'ubuhamya kubera na za social media zabyoreje ukabona abantu barasebya naho bakomotse nabyo byaba ari nk'ibi ngibi Paul yarashatse kuvuga kamere kuri Ev.Reverien urebye birasa umuntu abavuka nka hantu kure za Kinyamakari yo hasi akaza yagira amahirwe Imana ikamuha nk'inzu inaha ariko kugira ngo azerekane ko umubyeyi we akennye ingaze mwinjize ku makaro bikaba ari ikintu gikomeye. Hari n'abajya kubasura mu cyaro ntave mu modoka agate mubwira mukecuru aze musuhuze dohera ku muhanda naze ndi hano ndahagaze ntabe yavamo ngo agenda asuhuza umubyeyi we. Hari n'abajya mu minsi mikuru akaba yagira isoni zo kwerekana nyina cyangwa se kubera ukuntu asa. Hari n'abagira ibirori bagatinya kwikoreshereza iwabo. Mu minsi yashize mbo byabayeho nanyumva aranyihanganira hari umuntu wigeze ukoresha ubukwe ariko avuga ko ntase na nyina ari imfubyi buri itagira se waba itagira nyina itagira nyirasenge. Abantu baramufasha bashyiramo imbaraga zishoboka mu minsi mike twumva ngo afite nyina afite se afite basaza mva bibi bisekwa nk'ibyisi abantu bigize imfubyi ku ngufu ntabwo bazi ukuntu ubupfubyi buryana abantu bigize imfubyi ku ngufu. Izo nkuru twarazumvise cyane abantu bahakanye nanjye kandi nagiye nakira n'abantu baje bambwira ko ari imfubyi buri nkabakira kandi baza bafite amakwe. Abo bantu bose baza bafite amakwe ntabwo ari ukubasebya banyumve neza turi ku ijambo rivuga ku bantu batumvira ababyeyi babo. Najya kubona nkabona bucyo ubukwe buba ati ngiye muri gare kuzana mama ye n'umugabo wanjye tukarebana ati uyu ni shangazi uyu ni uzakira igiseke uyu ni uzakira bukwe bukaba nyine naguye mu kantu meze nk'umuntu nyine wari nk'umukomisiyoneri mu bintu bikarangira amahoro. Abo ntibagenda ngo banagaruke urumva ntiyakugira impuhwe atarazigiriye nyina nabwo kandi nyina akamuha kondisiyo z'uburyo yitwara. Abantu bazaba batumvira ababyeyi babo bizaba bikaze ku mubyeyi n'umwana muri no minsi ni ibintu bikaze pe biteye ubwoba. Reka mpuze n'ibindi bavuze watuzura abadakundana n'ababo babeshyerana batirinda bagira urugomo twabe nk'abivuga bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibanezeza. Hari akantu nasimbutse ndibuze kugarukaho kavuga ngo batarabera kuko ndagahuza nuko ngo bafite ishusho yo kwera kandi atari ko banari ahubwo ngo badakunda ibinezeza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bagambana ngo ari ibyigenge batuzura babeshyerana batirinda. Ibi bintu iyo bivugwa mu bandi batizera byakumvikana ariko kuma ngo bagambanirana batuzura ari ibyigenge bikakaza. Mu by'ukuri hari ibintu biba mu nzu y'Imana ariko hari bukabona ntibyari bikwiye kuhaba. Ugasanga abari mu rwego runaka iyo bakoze nk'ibirori nibo bisanga ahantu runaka
ugasanga wabyari mu rwego runaka nibo bari mu rwego rwe nibo bagiye kugira gute kumuhemba ugasanga no mu makwe nuko babigenje urumva ugasanga nuko bagize gute bakamera nk'abantu bironda kandi bose n'abantu biki n'abantu b'Imana kandi icyo gihe iyo byabigenze gutyo n'akagambane kabamo umuntu yigeze kungambana ashaka kunyicira ubukwe navuze ko ndi umugabo arangambana ashaka kunyica ubukwe arampamagara ati ngwino umbwire ibintu byose ukeneye ndagenda mubwira ibintu byose nkeneye ntafite urumva nari nkiriro de bar ntacyo nari mfite ndamubwira ndasuka turandika urupapuro turarwuza deprecata turahindura twarangije kwandika ahita ajyaho umukobwa wanjye yaratuye atajya kumureba iti runaka uramuzi ndamuzi none se rishero tuzabana reka turiya nimbwa iki kandi ubwo twarasenganaga dusangira igaburo ituriya nimbwa ikinabura n'umurizo no kumoka tudore ibintu byose arabibura amwereka ibintu byose aramwereka ibintu byose ahubwo mureke uze gushyingira umusore mwiza ufite amafaranga bikubitana nuko umukobwa nawe yankundaga ngo tonze ibiganza aho Imana ikomera umugisha sheri noneho aravuga ati ubwo ibyo bintu byose uvuze koko nta na kimwe afite ariko kuba atabifite nicyo namukundiye kandi njye ntiyigeze ambwira ko yagize gute yagiyeyo ahita amubwira ati umuntu bitarunaka uramuzana ndamuzi tubone inshuti yanjye kujya mwiyumvishe ko inyuma yacu mu bukwe harimo abantu bakize ndamubwira ntubone inshuti yanjye ntiyarya tutavuganye ntiyarya ndamubwira ngo ati uwavuye hano kumbwira kuri imbwa abimbwira ndi Nyabugogo kubera ko twari dufite imbwa nyinshi ikintu ubura n'umurizo nisaka umurizo ngira ngo waba warameze urumva arimo arangambanira none bagambanira bene se abantu ntabwo birinda iyo tuvuga kwirinda tugusha ku cyaha nta muntu ukirinda icyaha ngo Imana irakice ku ntebe y'imbabazi kuko abantu basigaye banasambana umwe agahita yaturira undi ati mbabarenda kugushije undi ati nanjye mbabarire nkuguyeho ubwo bagahita biyeranja ngo bagahana imbabazi bikaba birarangiye ku kintu kivuga ngo badakunda babo yewe ibyo bintu nkunda guhura nabyo muri aka kazi nkora ka decoration no kwambika abageni hari igihe njya kubona nkabona umukobwa araje afite nk'abakuru be ariko hanze kubashyira mu bantu bazamukenyerera ngo kubera ko basa nabi ngo ntibaryoshya amafoto kandi ubwo nabavandimwe ubwo muri badakunda babo uwo muvandimwe wazataha ubukwe ari indorerezi hariya yicaye hariya subwo azaba yishimye subwo bazaba badakundana babona ukuri kandi ibyo byose turi kuvuga n'ibintu biri mu nsengero mu nzu yitirirwa izina ry'Imana mu bantu basenga ibyo bintu niho biri ikibabaje ni n'icyo kurusha ibyo turimo tuvuga oya reka mpita mbisorezaho icyo nendaga kubabaza kindi ngo batarabera ngo bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako reka mpere kuri umukozi w'Imana Reverien urakoze baravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako fata umuntu afite Bibiliya igitabo cy'indirimbo agenda n'ikaramu agiye gusenga adasiba adakera warazinduka kandi ku ikorasi tuzajya mu ijuru kubana n'abariyo niwe uyiterera bwa mbere urumva tuzajya mu ijuru ryahumuye urumva ijuru ryahumuye tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo ariko aho ngaho afite ishusho yo kwera yiyambitse kwera ariko yagera mu buzima busanzwe mwaba muri kuvugana yatoboka agiye kukubwira uyu muntu n'umukristo umbwiye gutya n'ibitutsi bikaba byagira gute bikajya muri kuganira ese umuntu n'umukristo ukoze gutya agahakana imbaraga zo kwera nyamara uri bwera kwiye kwerekana imbaraga z'iki zo kwera imbaraga zo kwera ni imirimo abera bakwiye gukorerana kugenderamo kuba bari kumukabubona ko nyine iyo mirimo ari imirimo y'Imana yo kwera ariko barabihakana ariko gusenga hari ikiganiro duherutse gukora cyavuga ku bikomere byo mu nzu y'Imana abantu bafite hari umuntu nabonye wanditsemo ikintu gikomeye avuga iby'abakozi bitwa abakozi b'Imana reka nsoreze kuri icyo cyonyine kuko nta titre mvuze mu byo yavuze avuga uburyo nyine bamukomerekeje ko ari umukobwa akenshi ari umukobwa uvuze ibyo tuba twumva ibyo bashatse kuvuga ni ibintu byerekeranye no muri izo gahunda zindi gahunda mwebwe muravuga ubutumwa ati wababona bavuga niko yavuze ariko ibyo bavugira inyuma yaho
ntibyoroshye bafite ishusho yo kwera kuko bakana izo mbaraga nawe urabyumva cyangwa urabyemera umva kugira ishusho yo kwera nibyo bibi ahubwo wagira imbaraga z'Imana kuko na Yesu yaravuze ati abantu banjye ntimuzabamenyera ku matitire ntimuzabamenyera ku bitangaza bakora abantu banjye muzabamenyera ku mbuto zabo kandi aba bantu banjye narababwiye ngo bere imbuto ariko zigumeho ntizibi za saa sita ngo saa saba zihubuke narabibamenyesheje ko bagomba kuzera zikagumaho none namwe bana banjye muzabamenyera ku mbuto zabo ntabwo muzabamenyera ku mashusho asa n'idini barimo kuko wa mugani ibyo bikomere abantu bagiye bibeshya ku mashusho y'abantu bakabasanga muri za biro bakabamenekera wibeshya ishusho ariko hagera ugasanga hakanye imbaraga arazihakanye muraryara ko aragusambanije kandi agusambanije akubwira ko yabisigiwe amavuta akano gusomera Bibiliya aho Bibiliya bivuga akakwereka imirongo ibivuga agahita hakana imbaraga zako gakiza rwose ugasohoka nawe waguye wumiwe ibibaye ukamera nko wagira ngo ari n'ibintu basiga abantu cyangwa bahurika abantu ariko babicisha iriya shusho yo kwera itagira imbaraga abantu rero bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako aba bantu nabo ariko bakizwe urumva Mama Lionel nubwo rimwe na rimwe mujya kubica ku ruhande ariko nta birashoboka urabona umuntu yigishije wenda kuri radio kuri social media runaka muze mufate igitangaza iwacu Imana irimo irakora imirimo ndi bisho ndi ponda aposo ndi munsange muri ofisi Imana irimo amavuta arajojo bamfite ikiganza gishyushye haleluya urumva baba ufite mu gatuza urumva umunsi wa bironi kwa gatatu cyangwa se mu munsi n'uyu sambiri umuntu ushaka igitangaza bahageze wowe ahuri numva ko afite ishusho yo kwera ukazinduka kuko musanga muri biro ufite igikomere cyangwa se ufite ikindi kintu yo kuri umukozi w'Imana ufite amavuta karibu umukozi yicara byagenze gute rwose umukozi w'Imana byagenze gutya na gutya wenda narasambanye none nagirinje kugira ngo munsengere Imana imbabare ko bigenje utese tinyine nyero kuntu kuba bigenje tubwese wakuyemye tubwese wamanuye akamashini tubwese nagatanye wowe byagenze gute ugashiduka muri ya biro rugiye kureba kwabona namo imbabazi nawe uhuriyemo ikindi cyaha warigiye gukira icyaha uhuye n'ikindi cyaha uko nuguhakana imbaraga zo kwera kwambaye ishusho yo kwera kwambaye ishusho yo kwera waradisa abantu ngo baze babone kwera kw'Imana ariko uhakana imbaraga z'uko kwera abantu benshi usanga mu nsengero cyangwa se no mu matorero bafite ibikomere bijyanye nk'ibyo bintu niyo mpamvu bavuga ngo aho gukizwa nka runaka nabirika ni imbaraga zo kwera yabuze kuri ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenye ambarije uyu murongo urashekeje uyu murongo urashekeje ntidutukanye ariko hari abaswa Imana ifite ubundi umunyeshuri w'umuswa yewe hari isomo mu ishuri ryantsindaga ariko andi nkayatsinda iri somo iyo barigeragaho buri gihe n'umwarimu wabaga yiteguye ko ndi buritsindwe rwose kandi nahoraga ndyiga ariko sindimenye nizi saha nashakishaga impamvu ntamenye iryo somo bikancanga ariko ejo bundi nabajije umwana wanjye w'imfura mfasha kuvumbura impamvu ryantsindaga baryigaga mu masaha nshonje mu masaha nshonje cyane andi kubera ko bayigaga mu masaha namaze kurya narayumvaga none mu buryo bw'ibintu by'Imana abantu bahora biga ugasanga umuntu yakijijwe kera kundusha muri za 80 na kangahe ahora yiga Bibiliya hari n'abazize kundusha bagize amahirwe yo kwiga za Bibiliya mzi bize amashuri menshi hari abasengewe kundusha hari abantu barata ibihe babayemo bati kera wa mwana wowe ujeje bundi girayo tukubwira ibihe twajyaga turamukanya tukuza umwuka yara tugahanura twajyaga dusurana muri salo tukaririmba ngo tunganira Imana ubudasiba twuzura umwuka wera icara wakana we tukubwire kera mbega ibyo bya kera kabimbwira nkumva ni byiza ariko si ububirihe byarangiranye na kera ko bahora mu byumba ko ibyumba byakora uretse ubu ngubu ibyumba bifunze Uwiteka akaba yarafunguye ijambo ku ma YouTube ubundi igihe mwahereye mwiga ko mutamenya umuntu agahora yiga kureka icyaha ntakireke
umuntu agahora yiga gukundana ntakundane. Abantu bahora biga ariko ubumenyi twarabubuze, ni ikibazo. Paul yaravuze ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, bumaze kuboneka bushinga ikigo, butwigisha kureka kutubaha Imana, butwigisha kwirinda, butwigisha gukurikiza ibyo Imana ishaka. Umuntu wese wakira ubuntu bw'Imana bukwiye kumwigisha na mwarimu adahari, kuko ubwabwo burigisha. Impamvu yavuze ngo bahora biga ariko ntibamenye ubuntu bw'Imana batanagusoma ijambo ry'Imana, nimba bufite bukwiye kukwigisha ko gusambana ari icyaha, bukabikubwira. Nimba ufite ubuntu bw'Imana bukwigisha ko gutukana ari iki, ari icyaha. Ni gutukizwa muri 50 40 bakagusomera kwiba ni icyaha ejo kiba, gutukana ni icyaha ejo gatukana, kubeshya ni icyaha ejo kabeshya. Bahora biga, bahora mu ishuri ariko kugira ngo bazafate mu mutwe. Ev.Reverien, mbwire iryo jambo ritindeho, urihuze ubwo buntu butindeho, ubisobanurira abantu babyumve, kuko hari idini ryaje ngo ryitwa ubuntu, ryabohoye abantu ko bababariwe ibyaha bakoze n'ibyo bazakora. Iryo jambo ubuntu buzanira abantu bose agakiza ryarabonetse. Mbabarira urikorogoshoreho ku mugani wa Pastor François. Abantu batabyitiranya na biriya bisetinzemo byuko ubuntu bwabonetse bagomba gukora ibyaha nkana. Paul yaravuze ngo none se nimba ubuntu bw'Imana bubonetse dukomeze gukora ibyaha ngo ubuntu busage, tavuga ngo ntibikabeho. Ntago ubuntu bwabonetse ngo dukora ibyaha, ahubwo bwabonetse ngo nimukimika ibyaha mu mirire izapfa. Ahubwo reka mvugira ijambo, ntago ubuntu bw'Imana bwabonetse ngo dukora ibyaha, ahubwo ubuntu bw'Imana bwabonetse kugira ngo tuve mu byaha. Haleluya. Ntago bwabonetse ngo kugira ngo abantu bijandike mu byaha, ahubwo bwabonetse kugira ngo abantu bavehe mu byaha, batabivanywe n'amategeko ko byari byaranze, batabivanywe n'ibitambo ko byari byaranze, ahubwo babivanywe n'ubuntu bw'Imana baboneka ku musaraba. Ngo bukora icyaha nibwo buzagira gute, nibwo buzapfa. Byumvikane ko rero n'abadukurikiye babyumve, ntabwo buntu bwaje kugira ngo dusambane twibe, ngo Imana yaratubabariye, ngo Imana ntago ari abantu basoma ubwo ntago ari ubuntu bw'Imana, ahubwo ubwo n'uburyaryi bw'abantu ngo bafite ngo ibikomere mu mitima yabo, bigisha abantu bagorekeje ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nk'umuvuzi ubushye bagendana mu mitima yabo. Abantu ntibakora iby'Imana ishaka, kuko gukizwa ntago tubigura, ntago tubiharanira, ni ibintu Imana itanga ku buntu. Ubwo rero turimo twegereza n'umusozo, hari umuntu wakumva ibyo bintu mwavuze kavuga ati nendaga kubajyamo, nendaga gukizwa, ndumva bashyizeho bariyeri. Ubwo se ntandukane n'abari mu isi basanzwe badasenga, nzasanga abantu bameze gutyo, ko social media irakurikirwa cyane hirya no hino. Bari n'abantu badukurikira wenda batanasenga, batanagira n'amatora babarizwamo, ariko ko telefone irimo YouTube akaba yafungura akareba. Ndagira ngo Reverien dusomere umurongo wa 10 hanyuma agira icyo uvugaho, ndetse na Mama Lionel. Hari wavuga ati bose barashize nta muzima ugiye harimo kabyarama. Watekereje gutyo, sibye ko wenda tutamurenganya badasoma Bibiliya, ariko abageze mu kinenge nk'icya Eliya wabwiye Imana ati abahanuzi bose barashize, ni ubu nige ariko nanjye ifite ikibazo bari kungenza ngo banye. Imana ivuga ati wikwibeshya ko ari wowe usigaye, hari abandi 7,000 basigaye batapfukamiye Bayali ntibanayiramye. Iyo tuvuze gutyo ntago abantu bose bari mu nzu y'Imana bafite ubwo buhenebere bangana, ahubwo tuba tuburira ko harimo bamwe muri bo Paul yavuze ngo baseseye rwihishwa. Tuba tubagura ko tuzi neza ko bahari, ariko n'abakiranutsi bageze gute, barahari. Paul rero yavuze ku murongo wa 10, yavuze ngo ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereyeho muri Antiokia no muri Ikorinto n'Urusitira n'ibindi. Yabwiye Timoteyo ko we atari muri abo bahenebereye. Yabwiye Timoteyo ko we atari muri abo ngabo bakunda imiya. Yabwiye Timoteyo ko we atari muri abo ngabo banga ababyeyi babo bafite ishusho yo kwera, ariko amutunga urutoki. Ariko harimo n'abandi bameze nka Timoteyo bagifite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo, bagifite inzara n'inyota byo gukunda Imana, bameze nka babandi bameze nk'urukungu, nk'amasaka ari mu rukungu. Iyo tuvuze ngo urukungu rurahari, ntibivuze ko amasaka atagize gute, adahari. Kandi iyo twerekanye urukungu ntago amasaka tube tuyigijeyo. Yaravuze ati mubireke bikurane, mubireke bikurane bigeze iki
kurisarura. Uyu muntu udukurikiye Paulo nawe yarabivuze ku murongo wa 10 wa 8 ngira ngo reka nsoma wa 9 ngo ariko ntibazabasha kurengaho kuko upfu bwabo buzagaragarira abantu bose nkuko ubwababani nabwo bwagaragaje. Reka tubwire uriya muntu ushaka kuza gukizwa cyangwa se ushaka kuza mu nzu y'Imana. Ubushize hari ijambo wavuze ngo umuntu ajya ahantu bitewe n'icyo ashaka, kandi icyo ushaka uhita urakibona, ntusubize inyuma n'ibyo ubona. Upfa kuba uzi ko cya kindi kigize gute gihari, upfa kuba uzi ko gihari. Nabo nibajye mu nzu y'Imana ariko bamenye ko abo bantu b'ingeso mbi bahari, we azavuga ati ngiye nzakurikiza ingeso nziza, nziga ijambo ry'Imana, nige gukiranuka, kandi azagira gute, azabigeraho. Yicibwa intege nabo tuvuze bakurikiza ingeso mbi. Mariyone, ntabwo bose bapfiriye gushira, ntabwo abantu bapfiriye gushira. Icyo abantu bakimenya, abapfu barahari n'abazima barahari. N'Imana arabivuze ibwirereye ati hari abantu 7,000 bitarapfukamira Bayali kandi biba byitsimbye ahantu. Aba bantu batarashira rero basi wireba kubipfa, reba kubikira. Hari abantu bareba ku munyantege nke aho kugira ngo barebe abanyembaraga. Uwabuze umunyembaraga n'umwe wareberaho kugira ngo urenze amaso umunyantege nke. Imana ibaha umugisha. Ubwo n'umuntu uvuga ati bose baraguye, ubwo nawe ujye wishyiramo ko nawe waguye. Ntabwo abantu bose baguye, hari abantu bazima bagihari. Turacyahari mu bantu bazima, nanjye ndacyarimo, ndacyari umukristo. Rwose gerageza uve mu buhenebere. Ni nayo ntego y'iri jambo, va mu cyiciro cy'ubuhenebere, wihenebere uba mu nzu y'Imana. Kuko Imana inakwishyuje ibintu yaguhaye ukanga ugahenebera, mwanaserera nuko Imana ari Imana. Ikwishyuje ibiryo umaze kurya mu nzu yayo, ikakwishyuza amasukari umaze kunywa mu nzu yayo, ikakwishyuza ibiro by'inyama umaze kurya, ikakwishyuza ibyubahiro baguhereye mu nzu yayo. Nukuri ntabwo wari ukwiye guhenebera, nukuri ahubwo wari ukwiye kuzura imbaraga z'Imana, wari ukwiye gukizwa Imana nawe ikakwirata. Turimo turasoza, ngira ngo twasoza rero mukozi w'Imana mbere yo kwadusengera yatwibutsa nimero ya telefone, harimo kwifuza kumuvugisha. Kandi mwabyumvise nibyo kuko abantu bacitse intege, abandi barahenebereye, n'urwo rukundo twavuga rushobora kuba rumaze kuba rukeya, ariko tubonye ko hari abantu b'Imana barinze amazina yabo nk'uko abisarudi byagenze. Turasoza duha nimero kugira ngo murakoze. Nimero yanjye ni 07-840-800, ariko wagiye no kuri YouTube akandikamo Karumeli TV ni channel ntambukirizaho ubutumwa bwiza, naho yasangaho nimero zanjye. Akoze subscribe twajya tubana ibihe byose. Reka murakoze cyane. Iyi ni channel ya Mama Lionel, ubwo muntu wese mubwirane, kandi abashaka no kuvugisha Mama Lionel, harimo n'abarahuye n'ibyo bikomera akavuga ati se hari umuntu wo kwizerwa gihari. Tubonye ko amazina y'abantu bazima gihari, nubwo bataba benshi cyangwa ngo babe bakeya, ntawe uzi umubare wabo, ariko barahari. Ntituzi niba ari bo bakeya, ntituzi niba ari bo benshi, ariko uko byagenda kose barahari. Mama Lionel, wasoza nawe wibutsa abantu uburyo bakomeza kukubona kuri uru rubuga, ndetse n'uburyo muzajya mukomeza gusengana. Kumbona biroroshye, nimero zanjye za telefone ziriho kuri channel, kandi nababwiye ko iyi channel yanjye ifite akantu k'umwihariko itandukaniyeho n'izindi. Nyifata nk'icyumba cy'amasengesho. Mu gihe ufite icyifuzo kikugoye, mpamagara isaha iyo ari yo yose. Nimba ntabonetse nkumenyesha isaha mba nabonetse. Umutima wawe ukiri ibikomere, ukiri ibyaha, nimba ufite n'indwara iyo ari yo yose, mpamagara ndahari ku bwawe. Ikindi kandi ndabakunda, mukomeze kunzamura nanjye nkuko nzajya mbazamura. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane. Reka mukozi w'Imana n'undi adusengere Reverien. Mana, mu izina rya Kristo, twemerere dushime kugira neza kwawe. Haleluya. Twemerere dushime imbabazi ugirira abantu bose utarobanuye ku butoni. Twemerere tugushimire uyu mwanya waduhaye ukumva ijambo ryawe. Iri ni ijambo ry'imbaraga, ni ijambo ririmo ubugingo buzima, ni ijambo ririmo ubugingo buhoraho. Dusengeye umuntu wese wumvisha ijambo ryawe, reka umusure muri iri jambo, reka umuganirize muri iri jambo, reka umwuka wera twashyiriweho amuganirize muri iri jambo. Aho abantu batari, aho abavandimwe batari, aho inshuti zitari, wowe habe nk'Imana. Uri Imana
Imana yomora ibikomere abantu bakomeretse, uri Imana ikiza indwara abantu barwaye, uri Imana ikura ku cyafu ukishazanya n'ibikomango, uri Imana ikura mu mwijima w'icuraburindi ugashyira mu mucyo w'itangaza. Dusengeye ababyeyi badukurikiye, dusengeye abagabo badukurikiye, dusengeye abasore n'abakobwa badukurikiye kugira ngo uyu munsi bikitwa none bakira Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Reka bave mu bibahenebereza, reka bave mu bibasubiza inyuma, reka ubacire ingoyi z'umwanzi yabazirikishije mu izina rya Kristo Yesu. Ubereke Imana, ubereke ijuru. Reka muri uyu munsi wa none bave mu byo bahugiyemo kugira ngo bagutumbire. Ndagushimiye kuko uri Imana ubagendera, abarwayi ukabakiza, abafite intege nke bakabambika imbaraga, abasubiye inyuma, abaguye bose bakabona kugira neza kwawe. Ndagushimiye ko ubikorera kwiyubahisha. Dusenze dushima mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen.